Turakuramukije kandi tuguhaye ikaze aho waba uherereye hose, wowe mukunzi w'isengesho ribohora official. Tubana hano mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, tuguhaye ikaze. Karibu mu mwanya mwiza wo gusenga ndetse no kumva ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha, cyane cyane wowe wakoze subscribe cyangwa se sabone. Uwiteka guhe umugisha. Wowe wayikoze rero, icyo usabwa ni ugukanda like, ukaba wakora share kugira ngo isengesho ribohora official ribashe kwaguka. Nawe utarayikora, icyo usabwa ni sabone gusa, nta kindi. Imana iguhe umugisha. Ngaho reka rero dufate umwanya wo gusenga, duhamagara umwuka wera abane natwe. Umwuka wera ngwino ubane natwe muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Data wa twese, Uwiteka ngwino ubane natwe. Ohereza ijambo ryawe Mwami Yesu Kristo, ohereza ijambo ritujijura, riduhumura mu izina rya Yesu Kristo. Yesu watanze isezerano yuko ntawe uzagukurikira uzigera ugendera mu mwijima na hato. Muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo, kura umwijima mu muntu wese uje hano ku isengesho ribohora official. Ibyo atarazi ahabwe kubimenya, ahabwe kubisobanukirwa kwa jina la Yesu Kristo, kuko waduhamagariye kwicara mu mucyo mwinshi w'itangaza. Umucyo wawe w'itangaza umurikira imitima yacu n'ubwenge bwacu n'ubugingo bwacu bwose. Kwanza Mana, kuko wavuze yuko turi umucyo w'isi, reka duhinduke umucyo, ibitekerezo by'umucyo, imyumvire y'umucyo, amarangamutima y'umucyo, ubushake bw'umucyo. Umuntu w'imbere Mwami uje hano umuhindura umucyo, nanjye umpindura umucyo. Ngaho ganira natwe muri uwo mucyo, duhishurirwe byinshi kandi tumenye byinshi, kandi imbaraga zawe zururukire muri twe. Mwisengesho turi busenga uyu munsi, urikoreremo ibitangaza, urikoreremo imirimo ihambaye mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Amen, amen, amen. Tumaze iminsi tuganira ku bujura bw'umwuka, kuko mubizi neza Yohana 10:10 havuga ngo umujura ntagenzwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura. Uyu munsi tugiye kureba cyangwa kwiga ku ijambo rigaragaza ko uburyo Satani ashobora kwiba abantu akabica imburagihe, umuntu agapfa urupfu rutunguranye, ariko ari Satani umwibye, ari abadayimoni bamwibye. Cyangwa se iyo tuvuga abadayimoni, menye yuko abadayimoni ariyo myuka mibi idashobora gukora hano ku isi yonyine, ikorana n'abantu. Abikorana nabo ari bo bafatanyabikorwa ba Satani, nibo twita abarozi, nibo twita abakonikoni n'andi matsinda yose akorera Satani. So ni ukuvuga ngo rero tugiye guhishura uburyo umuntu ashobora gupfa yibwe, agatwarwa n'imbaraga z'abadayimoni, akibwa, akavutswa, akabuzwa imyaka yo kurama kwe. Noneho ukaba wari warandikiwe imyaka runaka, ariko kubera utabaye maso, kuko utabaye maso. Wibuke ko ijambo rivuga ngo umunyamaboko iyo arinze ibintu bye biba amahoro masa, ariko ngo iyo atewe n'umurusha amaboko, umurusha imbaraga, aramufata akamuboha. Yamara kumuboha ngo akamunyaga ibyo yari afite byose, akabigaba. Satani niwe wa mbere w'umunyazi, unyaga, n'umuriganya ukomeye, unyaga abantu, imigisha y'abantu, ubuzima bw'abantu, imibereho y'abantu. Iyo rero yagutumyeho abakozi be, akagutumaho abakonikoni, akagutumaho abarozi, akagutumaho ingabo ziwe, zikakwataka zikakunesha, zishobora kukwiba imyaka y'uburame bwawe. Izi ngabo za Satani, abakozi ba Satani, bashobora kukwiba amagara yawe, bakakwiba ingingo zawe, bashobora kukwiba ejo hawe hazaza. Nibyo tumaze iminsi twigisha. Aka kanya rero tugiye kugaragaza ku buryo bashobora kwiba umuntu agapfa mu buryo bw'amaherere, ariko yibwe n'ubwami bw'umwijima, yibwe n'abadayimoni,
yibwe na Satani. Muri rya jambo rivuga ngo umujura agenzwa no kwiba. Hari abantu tubona rwose bava muri ubuzima tukavuga ngo Imana yabakunze kuruta uko twabakundaga, ariko atari kukuri, atari Imana ibatwaye, ahubwo bibwe n'umwanzi. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo mube maso musenge, mube maso musenge. Ijambo rikongera kadutegeka ngo musenge ubudasiba. Impamvu Imana ibidutegeka gusenga ubudasiba, muri ya masengesho, muri kwa gusenga kwacu, amasengesho yawe abasha gukumira. Ndavuga isengesho ryo kwizera, isengesho rikorewe mu kwizera kandi rigakorerwa mu mwuka. Isengesho ryakorewe mu kwizera mu mwuka no mu kuri ribasha gukumira ibitero by'umwanzi, ribasha kuburizamo imigambi y'abadayimoni. Twabonye umugabo witwa Hamani agambirira kurimbura ubwoko bw'Abisirayeli, arabipanga neza, arabitegura. Umugambi uracurwa umwaka wose, umugambi urimo urategurwa, ndetse uwo mugambi igihe cyari kigeze cyo kugira ngo ushyirwe mu bikorwa wahagaritswe. Twabonye ko wahagaritswe n'imbaraga z'amasengesho. Abisirayeli basenze iminsi 3 yo kwiriza ubusa no gusenga. Muri ayo masengesho Imana ihagarika uwo mugambi. So nuvuga ngo rero Imana itegeka gusenga ubudasiba. Nuko ibizi ko kwa gusenga kwawe kubudasiba gushobora kuburizamwe imigambi myinshi umwanzi abateguye buri munsi ku buzima bwawe, kuko ubwami bw'umwijima burakora uko bukeye uko bwije. Satani igihe cyose, ijambo riratubwira ngo ahora akora azi ko igihe asigaranye ari igihe gito. Iyo dusomye igitabo cy'Ibyahishuwe mu gice cya 12 tubona yuko ijambo rivuga yuko ngo akora nyine, tubona yuko ijambo rivuga ngo akora azi ko asigaranye igihe gito. Igihe cyose yikanga ko igihe cyamushiranye. Muri icyo gihe yumva cyamushiranye akumva yuko kitagomba kumushirana, atarimbuye abantu, atisha abantu, atagiriye n'aba bantu, kugira ngo rero ubashe kuba mu buzima bw'ubutsinzi, kugira ngo ubashe kuba mu buzima bunesha, kugira ngo ubashe kuba mu buzima bufite umutekano mu mwuka. Hari umutekano mu mubiri, hakaba n'umutekano mu mwuka. Umutekano mu mubiri tuhabwa n'igihugu n'ibihugu dutuyemo, ariko uhabwa n'Imana ihoraho igihe cyose twayegere tugasaba nayo, tugasenga, tukaba maso. Noneho rero ndimo ngaragaza yuko mw'isi y'umwuka ushobora kwibwa ukavutswa imyaka y'uburame bwawe. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana kwanza tubanze turebe muri iki gihe cya none Imana yacu ese yagennye imyaka ingahe ku mwana w'umuntu. Muri iki gihe cyacu cya none tubona abatubanjirije kuva kuri Adamu ukaza ukagera ku muntu wa nyuma Nowa. Tubona baragiye bamara imyaka, Nowa yaramaze imyaka agera muri za 100. Abakera babamaraga imyaka myinshi, ariko uko imyaka y'abantu yagendaga igwira, abantu barushagaho kubabaza Imana, barushaho kubabaza Imana. Imana igagira agahinda ikabona ko uwo muntu atakomeza kwibabaza akaramira mu byaha, igenda yigabanya. Mu Itangira igice cya 6 niho tubona yavuze ngo sinzakomeza kuruhanya n'aba bantu, kuko aba bantu ari abanyamubiri gusa. Uhereye icyo gihe rero itangira kugabanya imyaka y'uburame bwabo, kuko abantu barushijeho gukora amabi, barushaho kubabaza Imana, barushaho gukora ibyaha byinshi. Muri icyo gihe ndavuga ubwo isi ya mbere ya Yesu, Imana igeze aho ngaho ihananura imyaka y'abantu. Abamaraga za 900 hafi 965, abagiye bamara za 300 gutyo irayihananura ikubita hasi. Noneho turaza kubona rero kuva kuri Aburahamu ukaza ukagera kuri mpaka muri iki gihe cyacu cya none, tugiye kureba imyaka Imana yari yagennye umwana w'umuntu agomba kurama. Reka dusome ijambo ry'Imana. Zaburi, tugiye muri Zaburi. Umwanditse cyangwa se umuntu w'Imana ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Ni Zaburi ya 90
igice cya 10 niho Zaburi ya 90 umurongo wa 10 niho dusomye havuze ngo iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, twagira intege nyinshi ikaba imyaka 80, ngo ariko iyo minsi igashira vuba kuko ibyiratwa byayo ari ubusa ari umuruho kuko ishira vuba, ngo natwe tukaba tugurutse. Iyo niyo myaka fatizo Imana yari yashizeho nibura muri iki gihe cya none, kuva ku gihe cya Dawudi kugeza uyu munsi. Niyo myaka Imana yari yashyizeho. Niyo mpamvu mbise ijambo rivuze ngo iminsi y'imyaka yacu ni 70, twagira intege nyinshi tukageza 80, ngo ibyiratwa byayo ni umuruho gusa ndetse n'ubusa kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Iyo myaka wumvise ni imyaka fatizo Imana yashyizeho kuva mu gihe cya Aburahamu kaza ukageza muri iki gihe cyacu cya none. Kuba wapfa munsi iyo myaka uba ukenyutse, uba uvukijwe ubuzima bwawe cyangwa se imibereho yawe ya hano mu isi. Ibyo wakagombye gukora ubikoreye hano mu isi ubibitikirijemo kabiri. Bigenda gute rero kugira ngo umuntu atageza iyi myaka kandi Imana iba yarayimugeneye? Wumvise ko ijambo ryavuze ngo iminsi y'imyaka yacu ni 70, twagira intege nyinshi. Muri make wagira imbaraga nyinshi bitewe n'imbaraga ukoresha cyangwa intege ushyiramo, urinda umubiri wawe, urinda ubuzima bwawe, wegera Imana kandi usenga Imana. Ushobora kurenza niyo 80, wageza n'100 kubitewe n'intege wabishyizemo. Noneho rero biterwa n'iki kugira ngo tubone imyaka y'abantu cyangwa se umuntu ashobora kutageza iyi myaka? Twabonye ko muri Yohana igice cya 10 ijambo ritangira rivuga ngo umujura nta kindi agenzwa no kwiba, kwica no kurimbura. Urumva ni ibintu bingahe? Kwiba, kwica no kurimbura. Uyu mujura uvugwa hano ni Satani, akazi ke ni ukwiba. Ubwo rero tugiye kureba uburyo ashobora kwiba umuntu imyaka y'uburame bwe akayimuvutsa. Bigenda gute mu isi y'umwuka? Hakorwa iki mu isi y'umwuka? Ibikorwa mu isi y'umwuka, umwana w'umuntu mugenzi wawe ashobora kukwishyiramo akakwanga. Hari uburyo bubiri. Mu isi y'umwuka nta kintu kibaho kitateguwe. Ibyo ubona byose biba hano mu isi, menya ko bituruka mu isi y'umwuka. Ibyo ubona biba byabaye, yani matokeo unayoyaona hapa duniani, ibintu bigenda bibaho hano mu isi biba byateguwe mu isi y'umwuka, bitangirira mu isi y'umwuka. Ibyago tubona, makuba tubona, indwara tubona zizamuka, ibigeragezo n'ibindi bibazo byose byisuka ku gihugu, bikisuka ku miryango, bikisuka ku muntu ku giti cye, bigasukwa ku isi, bituruka mu isi y'umwuka. Iyo tuvuga mu isi y'umwuka, ni isi tuwemo n'ibiremwa by'umwuka. None ibyo biremwa by'umwuka bikaba bifite ubushobozi n'ububasha n'imbaraga byo kuba byakora ibya bafite umubiri batabasha gukora. None rero sasa iyo si y'umwuka niyitegeka, cyangwa ibyo biremwa by'umwuka nibyo bitegeka ibiremwa bifite umubiri, cyangwa se nibyo bitegeka abana b'abantu bafite umubiri. Nta kintu ushobora gukora ubwawe ku giti cyawe utagikoreshejwe n'umwuka runaka. Icyo ukora cyose ubimenya ngo hari umwuka ukuzaho, ukaguhangaho, ukaguha gukora icyo. Ikintu cyiza ukora wowe ubwawe bwite ni umwuka mwiza uba waguhanzeho ukaguha gukora icyo cyiza. Igihe wakoze nabi ni umwuka mubi uba wavuye mu isi y'imyuka mibi, ariyo mu isi y'imyuka, ikaza ikaguhangaho ikaguteza gukora bya bibi. Nta kintu wowe wakora ubwawe ku giti cyawe
ngo ugikore ukikoresheje kitakozwe utagikoreshejwe n'umwuka waguhaye gukoreka. Noneho rero sasa umwicanyi kugira ngo yice haba hari umwuka umwinjiramo, aricyo kiremwa cy'umwuka kimwinjiramo kikamubashisha kwica, kikamukoresha icyo gikorwa cyo kwica. Umugizi wa nabi kugira ngo agire nabi haba hari umwuka wavuye muri yo si y'imyuka mibi, ariyo si y'umwijima, ukaza ukinjira wa muntu ukamuha kugira nabi. Noneho hano mu isi bifite imibiri rero, umuntu ashobora kukwanga mugenzi wawe, umuryango ashobora kugirira ishyari, ashobora kugirira ibintu nk'ibyo. Muri uko kugirira ishyari ubwami ni ukuvuga ngo akajya ku bicaniro by'abadayimoni cyangwa se akajya ku bicaniro bya Satani akagusaba, nongeye akagusaba, agasaba kupfa, akagutangaho igitambo cyangwa agatanga ibitambo. Reka urugero rwa hafi tubona umugabo Hamani mu gitabo cya Esiteri ajya ku mwami, ariko yabanje amara umwaka wose ari kuraguza, ari gute akuraguza n'ubwo ngo yashakaga amakuru mu isi y'umwuka y'uburyo yafata bariya Bayahudi akabafatisha, yamara kubafatisha ariko agafatisha n'umwami kugira ngo najya gusaba umwami ko amuha itegeko cyangwa se yemerera ko Abayahudi bicwa, umwami nawe azabashe kubyakira no kubyemera. Tubona rero bamaze umwaka wose, umugabo Hamani yamaze umwaka wose na bagenzi be baraguza ku manywa na nijoro, kugeza igihe babonye ukwezi kwitwa Radari, ariko ukwezi kwa 12 sinibuka neza niba kuko ibyo mbivuze neza, ariko ukwezi kwa 12 ngo babona ko ariko kwezi bagombaga kwiciramo Abayahudi. So noneho rero uwo Hamani nicyo gihe yagiye yegera umwami Ahasuwerusi aramuga ati muri iki gihugu cyawe hari ubwoko bufite imigenzo yabwo n'amategeko yabwo, kandi imigenzo yabwo n'amategeko yabwo bihabanye n'ibyacu. Ikiza rero databuja nuramuka wemeye ko ubwo bwoko bukurwa mu gihugu bukicwa kuko n'ubundi ntacyo bumaze mu gihugu, nzashyira ububiko n'ifeza, nzashyira ifeza n'izahabu mu bubiko bw'umwami. Kubera za mbaraga zo gutongera no kuroga no gushika umwami yari yabanje gukoreramo, umwami yaramubwiye ngo wenda ifeza uzitwarire uzigumanire, ariko genda ukoresha ubwo bwoko bukoresha ibyo bushaka. Bishatse kuvuga iki rero? Ndashaka kukumvisha icyaho ngaho. Urabona ko uyu Hamani yagiye gusaba ubwoko bw'Abayuda kwicwa. Nari ndimo nkwereka ko nawe ushobora gusabwa, ugasabwa, ugatanga, ugashyira umuntu ngo bakagushyi umurozi, umupfumu agafata wa muntu, umukozi wa Satani ufite ubutwari, ufite ubushobozi, ukorana n'imizimu, ukorana n'imyuka mibi, ashobora kugushika akagukurura akagushyira mu maboko ya wa wundi wagiye kugusaba. Igihe icyo ari cyo cyose utari mu busabane n'Imana, igihe icyo ari cyo cyose utari cyane cyane ibibiko, umuntu udafite aho abarezwa, utagira adresse mu mwuka buri muntu wese agomba kugira adresse. Ni ryari umuntu adashobora kugira adresse? Ni umuntu utagira adresse, ni wa muntu utemera Imana, utemera na Satani, harimo hagati no hagati. Ngo si uwa Satani niyeruye ngo akorere Satani, abe mu biganza bya Satani n'umukozi wa Satani. Nta nubwo yeruye ngo yinjire mu Mana yiyegurira Imana. Uwo muntu aba arimo hagati no hagati, nta adresse ababarizwamo. Noneho rero wa mupfumu cyangwa se wa mukozi wa Satani ubarizwa mu kirere cy'imbaraga z'umwijima, ukorana n'imbaraga z'umwijima, abasha kugusaba, abasha kugufata, wowe ugafatwa mu mwuka. Wamara gufatwa mu mwuka ugashyirwa mu maboko y'uwundi muntu umugizi wa nabi utakwifuriza ibyiza, akakurangiza. Icyo gihe rero bikitwa ko ari Imana igutwaye, ariko atari Imana, ahubwo wibwe. Nguko uko Satani yiba abo mu isi, akabavutsa imyaka y'uburame bwabo. Izi mpfu tubona zitungurana, ziba zatunguranye, umuntu akaryama akabyuka
akaryama akabyuka yapfuye, cyangwa akarwara umunsi umwe, umunsi wa kabiri tukumva ngo arapfuye. Akaba yakora impanuka, mu gihe akoze impanuka wagera ku mubiri ugasanga nta kibazo wagize, ntiwigeze uturika, ntiwigeze wangirika, ariko ukumva ngo yapfuye. Izo mpfu zose ni impfu ziba zihishwe inyuma n'abadayimoni baba bibye abantu, cyangwa se satani uba wibye abantu, cyangwa se abarozi babibye abantu. Bigenda gute rero? Bigenda gute kugira ngo satani yibe umuntu? Bigenda gute? Umurozi, na nibyo ndimo ndasobanura. Umuntu ashobora kujya ku mupfumu. Mbere yuko ajya ku mupfumu, buriya uko mu isi y'umwijima bakora, umuntu bamupangira urupfu, agapangirwa n'uburyo agomba kwicwamo. Ntabwo urupfu bundi muri kamere, urupfu ni umwuka, ubwarwo ni umwuka. Iyo dusomye mu gitabo cy'ibyahishuwe, kugira ngo wumve ko urupfu ari umwuka, urupfu ni umwuka, nicyo nakubwiraga. Reka mbere yuko nkomeza mbanze ngusomere ibi mu byahishuwe kugira ngo usobanukirwe neza ko urupfu ari umwuka. Umva rino jambo, ibyahishuwe igice cya 6:8, ngo nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwa Rupfu. Urumva iyerekwa Yohana yagize, aratubwira ngo nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwa Rupfu. Kumve Rupfu afite ikibuno, Rupfu afite amaguru, urupfu rufite amaboko, rufite amaguru, rufite ikibuno, ruricara narwo. Urumva ko urupfu ubwarwo, uburyo rukoze, uburyo rugaragara, ni umwuka ariko ufite amaguru. Urupfu ni umwuka ufite amaboko, ufite ikibuno, kandi ni umwuka ubasha kugenda, ubasha no kwicara. Ushobora kwicara mu modoka, urupfu rwamaze kwicara muri iyo modoka. Ushobora kujya muri dushe, urupfu rwamaze kwicara aho ngaho muri dushe, cyangwa se ukajya muri toilette, urupfu rwamaze kwicara muri toilette. Mu isi y'umwuka utarubona, ariko hari umwuka witwa urupfu rwicaye muri toilette. Ushobora kurya ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, urupfu rwamanutse ruri mu biryo, ruri mu cyo kunywa, wanywa rugahita runangura gute? Urupfu rero rutwara umuntu w'imbere, rushikuza umwuka wawe, rufata wowe w'imbere w'ubugingo, rwafata wowe w'imbere w'ubugingo rukagukura mu mubiri rugasiga umubiri, rutwara wowe w'imbere rugasiga umubiri. Ni ngombwa rero sasa kuba maso no gusenga. Iyi jambo rivuga ngo mube maso musenge, ibyo byose nuko ugomba kuba umaze kubimenya. Nyuma yo kumenya ibingibi bituma umenya uko usenga, Ubundi ijambo riratubwira ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya, burimbutse buzize kubura ubwenge. Abana b'Imana, ntabwo ijambo rivuga ngo burimbutse buzize gusambana, buzize kwiba. Icyanditse kiza kivuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya, cyangwa se kubura ubwenge, kuko ubwenge nibwo buguha kumenya ibyo utaruzi. So rero wumvise ko uru rupfu ruricara ruragenda nk'uko byumvise, ngo kandi uyicayeho yitwa Rupfu, ngo kandi kuzimira mukurikira, nuko bahabwa ubutware bwa 1/4 ku isi, ngo babicisha inkota n'inzara. Kumbe urumva ko urupfu na kuzimu biraza bikica. Urupfu rero rubanza gutegurwa, ruzakoresha iki rukwica. Mu isi ya kirozi rero abarozi baricara bakakwigaho, bakavuga bati sawa, turashaka kwapfa. Noneho arapfa gute? Mu buhe buryo? Kugira ngo bagufatishe mu isi y'umwuka, warumva nyine babanza kuya migenzo yo kuraguza, nk'uko ubona mu isi mu gihe cya Hamani yafashe umwaka wose araguza, ngo ku manywa na nijoro
babanza kuraguza nyine mu isi y'umwuka. Kuraguza n'uburyo bwo gushaka amakuru akwerekeyeho, no gushaka igihe cyiza gikwiriye bashobora kugufatiramo cyangwa bashobora kukwangirizamo. Umunsi mwiza babona wabukwiriye, itariki yabikwiriye, umwaka wabukwiriye wo kugira ngo ube wafatwa. Bamaso usenge nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, iyi si turimo umunsi Satani yayimanuriwemo, marayika yaravuze ngo wasiwe n'abanyanja ugushije ishyano, kuko Satani akumanukiye azi ko igihe asigaranye ari igihe giti. Byahishuwe igice cya 12. Aho ngaho niko havuga. Reka mpite masoma naho kugira ngo wumve. Ntabwo ugomba gukina muri iyi si, ugomba kuba maso mu izina rya Yesu. Umva ukuntu ijambo rivuga aha ngaha. Umva ukuntu ijambo rivuga. Ngo nuko rero wajuruwe, Ibyahishuwe 12:12. Nuko rero wajuruwe namwe abaririmo nimwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Urumva ko Satani yajuguwe mu isi, marayika ni wavuze ngo wasiwe nawe wanyanja mugushije ishyano, kuko Satani amanukiye afite umujinya mwinshi, kuko azi ko igihe asigaranye ari igihe gito. Nuko ngo Satani mu mujinya mwinshi, nuko nguko akora asigaranye igihe gito. Arashaka kwisasira ubugingo bwa benshi, arashaka kwica ubugingo bwa benshi. So nuvuga ngo rero ntabwo ugomba gukina, ugomba kuba maso, ibuka bimenya. So urupfu rero, nyuma yuko abo ngabo abana bo mwijima, ndi kuvuga wowe uri kunyumva, igihe wapangiwe uri guhigwa, baricara bagakurura amakuru yawe, bakinjira mu isi y'umwuka, bakareba inkomoko zaho uturuka mu muryango, bakareba niba mu muryango iwanyu niba impfu ziharangwa, ese haba impfu z'akarago. Bamara kubona ko mu muryango w'iwanyu hakunze kuba urupfu rw'akarago, ubwo wowe nyine nta kindi, baratangira guprepara ibitero by'uburwayi bizakurwaza, noneho sasa uburwayi bukagutwara. Simvuze ko abapfa bose barwaye ari Satani ubibye. Yego, Imana ari igihe byemera urwo rupfu rukaba icyambu kikwambutsa dukujyana mu ijuru. Ariko nibura ibyo twavugaga ni ukumekinga shuwa ko upfuye imyaka yawe uyimazeyo. Nicyo dushaka kugaragaza, kuva muri ubu buzima ariko imyaka yawe uyimazeyo udakenyutse. Ubwo rero turimo turagaragaza kuri kote yo gukenyuka, umuntu uburyo ashobora kwibwa imyaka ye ntayimare, agomba kumara hano mu isi. Bigenda gute rero? Ubwo urumva bagakwega amakuru mu muryango wanyu, bakareba, bakashishoza, bakareba haba urupfu, ni izihe mpfu zituruka ziba muri uyu muryango waho uyu muntu yavutse. Babona ari urw'akarago, ubwo ni uburwayi. Abantu bo mu muryango wanyu bose baragiye bapfa ku bw'akarago, biroroshye cyane kugira ngo bashobora gukurura indwara imwe yishe bamwe mu bo mu muryango, bakaba ariyo bagusunikira nawe ugasanga iraguhitanye. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Iyo barebye bagasanga mu muryango ni urupfu rw'umugwagasi, kugasi ni abantu bapfa ntibashyingurwe. Izo mpfu arizo zaranzwe mu muryango. So ni ukuvuga ngo bashobora kuguteza kwangara, ukagenda nko mu bihugu runaka gutyo, ukazagwa ahantu hatazwi, bikarangira udashyinguwe gutyo nyine. Iyo basanze mu muryango haba impfu za zindi, amaraso ameneka. Iyo tuvuga ngo gupfa umuntu amaraso yamenetse, yamuvuye mu mubiri, wenda ni inkota, ni ukwicishwa inkota, ni ukwicishwa icyuma, ni mbega izi mpfu zituma amaraso. Icyo gihe iyo babonye ibyo bintu biba mu muryango, bivuga ngo biborohera kugira ngo bazamure wa mudayimoni wateje abandi impanuka, cyangwa watumye abandi abo mu muryango wanyu bapfa amaraso yabamenetse. Uwo mudayimoni n'ubundi bahita bawushitura bakawuzamura,
ukazamuka mu ishusho y'urwo rupfu rukazamuka ruhita rubona ko byoroshye cyane, urupfu ruhita rworoherwa kuko ruba rubona n'ubundi rwamenyereye mu muryango kubatwara habayeho kumeneka amaraso. ubwo urwo rupfu rero rubasha kuzamuka ruzamuwe n'iki? N'umukozi wa Satani cyangwa umurozi, rugahita rutongerwa rukagenda rukinjira. ubwo ushobora kuba uri nko mu muhanda urimo uragenda imodoka ushobora kuba uri nko mu nzira ugasanga ugoswe n'abantu baguteye icyuma bikarangira. nguko uko impfu zitegurwa. ariko rero izi tubona zitunguranye bigenda gute? cyane cyane nyikiri kuri izi impfu zitunguranye, nk'abantu batwarwa mu buryo bw'impanuka cyangwa se umuntu urwara umunsi umwe ejo agapfa. umurozi ahamagara umudayimoni hari cyangwa se jini, biterwa n'uwo murozi akorana n'iki. hari jini bita jini makata. jini makata ni jini rishinzwe nyine gukatura rigatwara umuntu. ni jini riza ritwara gutya ako kanya umuntu gutyo uraryama usinzire pafu, uraza rikubita ryanura riteza impanuka rigateza ikiruva ngo ni jini riza rigahita rigukwanura nyine rikagukuraho. hari uburyo rero riza. ubwo umurozi ashobora kuza aba ari kumwe naryo, aba ari kumwe naryo cyangwa se ari ku bicaniro byiwe. ufashe urugendo, tuvuge nk'impanuka, ufashe urugendo mu isi y'umwuka baba bafite indorerwamo bakureberamo, bakabona winjiye mu modoka. mu mwuka baba bagukurikirana ku muntu wapangiwe kwicishwa impanuka. ubwo wakwinjira mu modoka igini bakaba barisunitse rikakugendaho, ukinjira mu modoka uri kumwe naryo, cyangwa umurozi nawe ubwe ku giti cye muri kumwe naryo nawe. rero mu gihe hari imodoka iri kugenda winjiye mu modoka, ubwo mu modoka nuba mu isi y'umwuka bashobora guteza impanuka imodoka yose hahiga umuntu umwe ari ushakishwa, abandi bakabigenderamo, hakaba n'abandi bapfa muri iyo mpanuka ariko hashakishwaga umuntu umwe. noneho rero wa muntu igihe impanuka ikozwe, wa wundi yani warengwaga, wari target, wari uri mu bipimo, igihe ibikozwe hari uburyo ubu ngubu ngiye gusobanuramo. uwo muntu hari igihe bigaragara nk'umuntu ko yapfuye ariko mu by'ukuri atapfuye. bakoze iki? hari tekinike mu isi ya kirozi bakora. bashobora gufata wa muntu, hari ayandi magini cyangwa ibindi biremwa by'umwuka bishinzwe kwambara umwana w'umuntu. hari igini ryitwa sagatanasi, iryo rishobora kukwambara, hanyuma umurozi ararihamagara rikakwambara agahita gutwara wese. yamara kugutwara wese bashobora gufata ikintu cy'igipupe kigatongerwa kigahinduka nkawe. kuko abaza kureba bakabona umubiri wawe ariko si umubiri wawe nyirizina, ni kibiri kiri bandiya, wowe n'umubiri wawe bamaze kugutwara. igihe cyo gushyingura kikazagera, bagashyingura bitwa ngo bashyinguye wowe ariko bashyinguye umubiri uri pirate. ubwo wowe nyirizina n'umubiri wawe umurozi ashobora kukujyana akabana nawe muri parafo, mu kabati cyangwa mu myobo, ahantu ari hose akazajya gukoresha igihe cyose ashakiye. igihe cyose ashakiye. ibyo rero biba kuri ba bantu urwara umunsi umwe, ku munsi wa kabiri agahita apfa. abo bantu baba bibwe, nta nubwo baba banapfuye, abo baba bibwe. umuntu aramanutse aragiye akoze impanuka ariko baragenzuye basanga umubiri we ntiwigeze upfa, nabambe nta bikomere ntaki. bakora ku mubiri ugasanga tumwuka bamushizemo ariko nta bikomere afite. abo bantu baba bibwe. nuvuga ngo rero mu isi y'umwuka, mu gice cy'abadayimoni biba abantu bakabatwara. noneho bigenda gute rero? wa muntu wibwe, mwebwe muzagenda mushyingure igiti cyangwa mushyingure umutumba mubona nk'umuntu, cyangwa se igipupe mukibona nk'umuntu, kuko nyine
aya maso y'umubiri yanyu, aya maso ufite yawe, aya y'umubiri cyangwa ayo mfite, aya aradushuka cyane, areba ibigaragara ariko bitagaragara ntabibona. Kandi icyo ubona cyose siko kiba ari ukuri. Hari ibyo ubona bitari ukuri. Tuvuye aho ngaho rero, ubwo rero wa muntu batwaye, mwebwe muzi ko mwashyinguye umuntu, ariko umuntu wanyu ntago yashyinguwe. Umuntu wanyu aracyariho, ni abarozi baramutwaye, batangira kumukoresha mu isi ya kirozi, mu isi y'abadayimoni. Arakoreshwa mu buryo bwo kwiba nawe, akazajya yibira babarozi bamutwaye, cyangwa hingira babarozi bamutwaye, cyangwa akorera babandi bamutwaye. Biterwa bamwibye bamubonagamo izihe nyungu, niki bamushakiraga. Nguko uko bigenda. Ijambo rero riratubwira ngo musenge ubudasiba. Iyi Imana itubwira gusenga ubudasiba ni nyungu zawe bwite. Gusenga ni inyungu z'umuntu ku giti cye, kandi ni ibihombo by'umuntu ku giti cye utabikora. Iyi Imana ari kuvuga ngo usenge, si uko ari ukuvuga ngo niba ifitemo inyungu, ahubwo wowe kubera igukunda kandi kabizi yuko ibasha kugukiriza muri iryo sengesho. Mu isengesho ariho honyine ibasha kugutabarira, ikagukingira, ikagusaba gusenga ubudasiba. Abatesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 17 aba ngo musenge ubudasiba. Niko ijambo rivuga, musenge ubudasiba. So nukuvuga ngo rero mu isengesho, nkuko twabonye ko mu isengesho ry'abayuda ryahagaritse imbaraga z'urupfu, rikuraho urupfu. Tubona ko muri Ezekiyeli igice cyaho cya 37 niba nibutse neza, cyangwa se 8 hagati aho, tubona umugaragu w'Imana Hezekiya yongererwa iminsi yo kurama biciye mu gusenga. Gusenga kwa Hezekiya kwatumye yongererwa imyaka yo kurama kwe. Ashatse kuvuga ngo rero igihe cyose wowe udasenga, ubayeho mu isi tu nk'uwibereyeho gutyo gusa, utazi iyi si urimo iyo ariyo, n'ibiyikorerwamo, aho bituruka n'aho bikomoka, n'ibiberamo aho bikomoka n'aho bituruka, Satani ashobora kukwiba rwose. Kandi yibye benshi, atwaye benshi cyane, kandi abatwariye imburagihe kubwo kutamenya, cyangwa se kubw'uburangare. Imana y'amahoro igutabare. Imana y'amahoro ikugirire neza. Imana y'amahoro ikurengere. Imana y'amahoro ikurwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Navugaga ngo nari ndimo mvuga ngo cyanditswe kiri ni muri Yesaya. Ntabwo ari Ezekiyeli, ni Yesaya. Ni Yesaya cyanditswe kiri muri Yesaya. Hezekiya yongererwa iminsi yo kurama, biri muri Yesaya, ntabwo biri muri Ezekiyeli. Biri muri Yesaya, ndumva ari mu gice cya 38. Nuvuga ngo uyu mugabo yongerewe imyaka yo kurama biciye mu isengesho. Ni isengesho ryonyine ryatumye yagurirwa imyaka y'uburame. Ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara, yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga, aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe, kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Nuko Hezekiya yerekera ivure, atakambira Uwiteka ati ndakwegeze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima wawe utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane, maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti subirayo ubwire Hezekiya uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa, mbakize umwami wa Ashuri, nzawurinda. Yes, urumva uyu Hezekiya yarahawe ubuhanuzi buturutse mu ijuru, apana
ibyo yarabwiwe ntabwo byari umugambi wa Satani, ahubwo ni Imana yari imaze gupanga kumutwara, kumukura mu isi. Noneho sasa urumva ko isengesho rishobora kuvuguruza cyangwa se rishobora gutuma Imana ubwayo yari yapanze kugira ngo ikuvane mu isi, ariko Imana ikahinduka ikisubiraho ntigukure mu isi bitewe n'uburyo wasenze. Noneho sasa igihe ari abadayimoni babipanze, ari abarozi babipanze, ari abakozi ba Satani babipanze, urumva byacurike. Ni ukuvuga ngo 100% igihe usenze abadayimoni, Satani n'abarozi bapanze kukwica no kugirira nabi, isengesho riburizamo imigambi yabo, risenya imigambi yabo, riburizamo imishinga yose mibi bagufiteho. So rero kudasenga ni ukwihemukira. Wowe umenya ibi ngibi, ndagusaba kugira ngo iki cyigisho cyoherereza benshi babashe gusobanukirwa, ukize benshi, ukize abo mu muryango wawe, ukize abenshi batari basobanukiwe ibi ngibi, ubohereza iki cyigisho. Urupfu rero rutwara umuntu igihe cyose yemeranyije narwo. Iyo abyakira akemera kuraga, akavuga ati sawa nta kundi ndarwaye, ni Imana imbwiye ko ngiye gupfa, akabyakira, rwari kumutwara. Ariko yararize yumva gikeneye kubaho, atakambira Uwiteka, Imana imwongerera imyaka 15. Ni ukuvuga ngo rero nakwerekaga ko urupfu rushobora kurukumira, rwaba ari urwo ngurwo rw'iki Imana izanye ku buzima bwawe yaguteguje, cyangwa se ari urwo rw'abadayimoni cyangwa urw'abarozi bagupangira. Ni ukuvuga ngo rero umasobanukiye ko abantu bashobora kwibwa, bamaso utazibwa, bera amaso umuryango wawe, bera amaso inshuti zawe. Iki cyigisho gihereza abantu benshi bashoboka. Imana amahoro ikugirire neza. Reka dusoze dusenga mu izina rya Yesu. Data, mu izina Yesu Kristo risumba amazina yose, tubonye ko umwanzi agenzwa no kwiba no kwica no kurimbura, kandi tubonye yuko hari abo atwara akabakura muri uyu mubiri imburagihe, Uwiteka utabigizemo uruhare. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo, uwaba wese yarari hano ku isengesho ribuhora yamaze gupangirwa ubwami bw'umwijima bwamuteguriye urupfu rutunguranye, turarufunga mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Uza ku isengesho ribuhora official, nta numwe Satani aziba, nta numwe abarozi baziba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, umwana w'Imana nzima. Imishinga nyamukuru Satani yari yarateguye n'abakozi be yo kugira abo biba bumva isengesho ribuhora official, cyangwa twebwe mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, dufunze imiryango abajura bacamo, dufunze twishe n'ibyanzu umwanzi yacamo ashaka kwiba umwe muri twebwe. mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye uburinzi bukomeye bw'abamarayika bashinzwe kurinda imibiri yacu n'ubugingo bwacu mu isi y'umwuka. amasaha nkaya, manura marayika wawe w'inkota, manura marayika wawe w'umuriro, manura marayika wawe ukorera mu nkuba, akubita atababarira buri muruzi wese, buri mwana wese wo mu mwijima, buri ngabo zose za Satani zagenza umwe wo muri twebwe zishaka kumwiba. mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, handitswe yuko tutazapfa ahubwo tuzarama, kugira ngo twamaze imirimo Uwiteka Imana yakoze. Uyu wanyumvaga ntazapfa ahubwo azarama, kugira ngo yamamaze imirimo Uwiteka Imana yakoze. Urakoze mwami kumva gusenga, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro, kuko wumva amasengesho yacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo wambwa agapfa kazuka. Amen, amen, amen.